ukuntu umuntu avuga ngo ngiye kubatekera ibi n'ibi byitwa gutya na gutya, ngewe rwose ntago ndi bukubwire ngo byitwa gutya, wenda cyo korashaka kuvuga ngo ni special. Ibintu ngiye guhuza ni umugati, ni amagi, ni chapati na sosiso. Nkuko mubibona, mwabonye umugati, chapati zirimo. Izere ko umukameraman ari kubereka ko ari amata nashyizemo. Tabivanga. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turi mu gikoni kwa mama Sharirene, hanyuma mwabibonye ko ariho turi, tumaze gukaraba nkuko bisanzwe. Uyu munsi ngiye kubabwira ibintu ushobora guhuza bikabyara ikintu ntazi izina ryacyo. Hari ukuntu umuntu avuga ngo ngiye kubatekera ibi n'ibi byitwa gutya na gutya, ngewe rwose ntago ndi bukubwire ngo byitwa gutya, wenda cyo korashaka kuvuga ngo ni special. Ibintu ngiye guhuza ni umugati, ni amagi, ni chapati na sosiso. Nkuko mubibona, mwabonye umugati, chapati zirimo hano, baraza kuzibereka. Sosiso dore ngiyi nabibereke. Umugati, sosiso, amagi na chapati nakoze gutya. Hanyuma ndashyiramo iki? Ndashyiramo pavuro y'umutuku, iy'umuhondo, iy'icyatsi, shyiremo ginger kadogo, shyiremo n'igitunguru. Hanyuma twatangiye kubikora. Turabivanga gute? Ndafata kano kabase, hanyuma ntangire kumena aya magi, kuyamenera muri aka kabase. Ndamena amagi mu kabase. Ndakora iyi special ngiye gukora ni y'abantu batatu, kandi bagomba kurya mu gitondo. Nimba ari abagiye ku ishuri, nimba ari abagiye mu kazi, ku buryo bose nyine umuntu ajya ku kazi cyangwa akajya ku ishuri yumva mu nda hari akantu kamurimo. Yego, cyangwa se uri buni aho wakirirwa hose naho waba uri mu rugo. Nkoza amagi 6 ari buhaza abantu batatu. Urumva umuntu umwe nta magi angahe? 2. Urumva atari economy. Hanyuma nakoresheje umugati umwe, ubu bwoko bw'uyu mugati umwe, ndakoresha na chapati 2. Hanyuma ya magi rero dore ngaye tugiye kuyakubita. Amagi 6 abantu batatu. Umugati umwe na chapati 2. Abantu batatu rero umva ko rwose.
hanyuma ngiye gushyiramo umunyu mukeya, aya ni amagi. Hanyuma hari ikindi kintu nari nibagiwe, izi capati n'umugati ndaza kubishyiramo amata. Amata niyo ntari naberetse, nayo nibayabereke ni amata makeya, ntabwo ari ngombwa menshi. Hanyuma aya magi yanoze, dore za capati ngizi, ngiye gushyiramo umugati. Ndashyiramo umugati, ibi rwose ushatse mwanabirya muri batatu, terwa n'abantu. Umugati urabona ko nawukoreye muri capati. Hanyuma tugiye gushyiramo ya mata. Izere ko umukameramani ari kubereka ko ari amata nashyizemo. Ndabivanga. Ubundi urabireka bikamera nk'ibyinama. Uruvange: capati, umugati, amata. Akantu niko kamfasha kubikora nubwo biheramo, ariko amaherezo bivamo. Uravanga ku buryo capati n'umugati byose n'aya mata. Hanyuma ushatse wakora capati yonyine cyangwa ugakora umugati wonyine. Ubutaha nzanabereka gushyiramo ibirayi. Ndabona ari sawa. Hanyuma ndakata agatunguru gato. Tunguru, ndafata agapavuro gatoya k'umuhondo, gatoya, tuto ariko nyine iyo turimo ubona dusa neza kandi kanahumura. Ntabwo bigomba kubamo byinshi,
kandi ibi byose utabibonye ntabwo wabura guteka rwose. Iyi pavuro nzayikura he hoya pe. hanyuma ngiye gushyiramo amavuta make cyane kugira ngo bidufashe kuvanga neza. Nabonye tagiye kuzana utundi tubara twiza. Yes. Hanyuma ibi turabishoje, dore ukuntu tugiye kubigenza sasa. Dore nabibonye ukuntu ngiye kubivanga. Dore nibi rero byashoje. Igikoma rero nicyo tugiye gukoramo sipesiyali. Nizere ko mwabibonye. Hanyuma ngiye gucana ku iziniyeri. Twashyizeho ipanu. Hanyuma yashyushye reka dushyire amavuta make yo gufata ipanu gusa nyine kugira ngo yego katureke ashye. Amavuta yumutse. Ndashyiramo bike bikwirwamo. Hanyuma rero turindire turebe. Urabona ko biri kugenda bibyimba ukuntu. Nta nubwo bishobora gufata munsi. Umureti wuzuye ufite umuziranenge. Turebe. Nabona uri kugenda ubyimba. Urabibona ko uri kumera neza.
tugiye kuhindura, tugiye kuhindura abibonye. Yes, wagira ngo ni mwabibonye. Tugere gutya tugende dukanda kugira ngo amagi hariya avemo bishye neza. Hanyuma kugira ngo amagi ubundi ibintu byose kugira ngo bishye neza ugenda ujombamo agakanya gutya. kugira ngo umuriro uze kwinjiramo imbere rwose amagi ashye ashiremo. Ko ngewe amagi mabisi nzirana nayo kongera mpindurure. Dore ndagenda mpindurura ku buryo amagi ashya neza. Kandi rwose pe ndabona yahiye bien. Hanyuma reka tuwukureho wahiye. Yes, nongeye kubereka ibindi nkora. Abibonye dore nguyu kize ku isahani. Ikintu kigiye gukurikiraho rero ni ibindi ngiye gukora kugira ngo birusheho kuryoha. Ngiye kurapa iyi sosiso. Tise sosiso barayirapa. Twarize shawe. Ubona Imana yaratinze kuduha akazi rero mukagira ngo ntitwize. Barayirapa da. Sosiso barayirapa. Abantu bize ariko tazapfa nibi birebe neza. Birebe neza. Abibonye urayirapa hakaza iki gihu cyose cy'inyuma kikanavaho hubwo. Turanarekera iyi ngiyi. Iyi ngiyi irahagije. Nabonye sosiso. Ubwo ndagira ngo mbereke ukuntu tugiye gukora. Mwabonye? Muri kureba ya sosiso yacu. Tugiye gukurikizaho iki? Kokombure. Ayo ndayirapa. Ngo nimba utarabibona uko bayirapa uyu munsi urabibona kwa mama Sharirene.
Utimo wa mubyeyi we n'akatarazo uzakazana. Ntago nzazana kabi. Icy'ingenzi nuko ari ukubazanira ibyiza. Dore bibonye tugiye kurapa n'iki n'igitunguru gatoya rwose. Darapa na pavuro gatoya y'umuhondo, hanyuma ndarapa n'iy'umutuku gatoya, hanyuma soza. Hanyuma mwabibonye ndongera mfate sosiso mwayibonye. Hanyuma rero ndaje mbereke uburyo ushobora kuyiteguramo ukuntu ishaka kuba imeze, sibye ko nta birenze. Mwayibonye 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 rero ukuntu imeze. Banze sasa isahane mwabibonye. Bonye ukuntu bitubuka kandi bidahenze. Hanyuma ibi mwabonye ko bimwe byose nakoroze nakuyeho kimwe cya kabiri. Ubu ngubu dore mwabibonye ukuntu nabiteguye, ukuntu bisa neza, kuba biryoshye byo rwose biraryoshye kuko se ibi bintu rero uzabiteke umugati, chapati, sosiso, kokombure, pavuro y'umuhondo, iy'umutuku, iy'icyatsi, urunyanya, igitunguru. Biraryoshye rero ni ifunguro rya mu gitondo. Ushatse yuko amasaha yose washaka na ninjoro waritegura kuko ntibituma ugugarara mu nda. Icyambere harimo salade, mbese nta kintu bitwara. Imana rero nibahe umugisha abakunzi ba mama Sharirene, nagira ngo mbereke uburyo ushaka gutegura uru ruvange rw'ibi bintu byose mwabonye, kandi mwabonye ko byagenze neza, twabikase neza no kubitegura ubabona bisa neza. Imana ibahe umugisha. Amen.